urubuga rw'abaturage n'abayobozi. Murenge wacu rero ukaba uhana imbibi n'umurenge wa Bushoki. Ubugeze turabatuye ibigori biye inakahaho gusa ugishizwe haba hazwe. Icyo gihe rero abo bafatanya bikorwa ati iyo twagize amahirwe abarundi baraza bakayitwara. Imyumbati nanga meze gute? Soko rije bigashyira ku giciro, hari abashaka igiciro cyabo. Genda ugafata ifumbire bakakubwira ngo ni ibihumbi 21 uzishyura ngo n'amagana. PAX PRESS itangazamakuru rigamije amahoro. Reka rero mbabwire ko ari umwanya w'ikiganiro urubuga rw'abaturage n'abayobozi, akaba ari ikiganiro mugezweho n'umuryango PAX PRESS. PAX PRESS akaba ari umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro. Turi mu murenge wa Kiziguro. Umurenge wa Kiziguro ukaba uherereye mu karere ka Gatsibo, ni mu ntara y'Iburasirazuba. Kiziguro rero ni umurenge ufite ubuso bwa kilometero kare 700, utuwe n'abaturage bagera ku 31,956, ugizwe n'utugari 4 ndetse n'imidugudu 53. Urebye uyu murenge aho uherereye, ngira ngo mu kanya gitifu yavugaga turi mu kagari ka Mbogo, ni kamwe muri utwo tugari tugize umurenge wa Kiziguro. Mu majyepfo y'uyu murenge hari umurenge wa Kiramuruzi, ngira ngo abaza amateka y'u Rwanda ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Mu majyaruguru hari umurenge wa Rugarama nawo mu karere ka Gatsibo, naho iburasirazuba hari umurenge wa Murundi ho mu karere ka Kayonza. Mu burengerazuba bw'uyu murenge rero ho hari umurenge wa Murambi, ngira ngo ni mu cyahoze ari Umutara. Turi mu birometero bike cyane uvuye ku ishyamba ry'Akagera cyangwa se pariki nationale y'Akagera. Murumva rero ko ari hirya gatoya. Nje ugiye kubageza iki kiganiro urubuga rw'abaturage n'abayobozi, ndi Valentin Umuhire, ariko nkaba nibwunganirwa na bagenzi banjye barimo CNL Ruvugiro Emmanuel ndetse na Safi Nkongore. Gitifu mukanya yaravuze ngo umwari mwagiye guhinga, igihembwe cy'ihinga cyaratangiye. Turi mu kiyegembwe cy'ihinga. Abanyamakuru bafite za mikoro mu bamere, turi mu kiyegembwe cy'ihinga. Mupfa guhinga gusa, turi mu kiyegembwe cy'ihinga. Nitwa Sibamana Stanislas, nkaba ndi wo mu mudugudu wa Nyakabungo, mu kagari ka Mbogo. Yego, nukuvuga ngo ubu turi mu gihembwe cya mbere cy'ihinga, turimo gusohora imbuto zitandukanye, cyane cyane turibanze ku mbuto z'ibigori kuko ubu niyo mbuto twerekejeho guhinga. Muri mu gihembwe cya mbere cy'ihinga, ariko icyo gihembwe cya mbere cy'ihinga bakita nguki? Mwambwiye bakita sezo y'ikinyarwanda, ubundi ni cyo gika turimo sezo aho ngaho waragiye kubigeraho kandi mu kinyarwanda byita sezo ya mbere. Igihembwe cya mbere cy'ihinga ariko cyitwa nguki? Valentin hano hari umu Murakoze, nitwa Munyentwari Felicien. Yego Felicien, ntuye mu mudugudu wa Nyakagarama kagari ka Mbogo. Turi mu gihembwe cy'ihinga 2014. Urakoze cyane, mumere amashyi. Turi mu gihembwe cya mbere cy'ihinga ya A, sibyo? Bakita mu kinyarwanda byita nguki? Sibyo? Ese mu kinyarwanda bakita nguki wa mugani? Ni iki? Nurugaryi ni iki? Ubu turahinga nyire duhingira kugira ngo tuzasarure urugaryi. Iki gihembwe bakita nguki? Ariko si tuganire. Sinabwiye kwingiye atari inama, iki ni ikiganiro gihuza abaturage n'abayobozi. Iki gihembwe bakita umuhindo. Bakita umuhindo. Noneho rero, ariko inahangaha ubu murahinga iki? Nitwa Kamanzi Martin, ni mu mudugudu wa Kabuye. Kubera ko twahuje ubutaka, ubu turi ku gihingwa cy'ibigori. Muri ku gihingwa cy'ibigori? Nicyo kigezweho kuri iki gihe. Nibyo byonyine muhinga? Weya n'urutoki muhinga ibigori, ariko ubu ngubu ibigori nibyo muri mu gutera? Ubu ibigori nibyo dutera kugeza ubu. Muri gahunda yo guhuza ubutaka ahantu h'ikibaya twahateye ibigori. Hanyuma ahegutse hajya ibishyimbo. Ese ubu ntimwatinze gutera? Igihe tuboneye imvura niho twatereye. Niho mwatereye? Imbuto yaje ryari? Imbuto ije vuba ngaha. Aryo kuvuba ngani nka ryari? Uwibuka? Ni nka ryari? Watwibutsa.
nanjye nitwa Kananura Emmanuel. Yego Manuel, witiranwa na sehene muzehe mugenzi wawe. Ntuye hano mu kagari ka Mbogo, umurenge wa Kiziguro. Ambajije imbuto dushobora kuba duhinga nuko tuzibona. Yego. Ubu muri iyi minsi rero turimo turatera ibishyimbo koko n'ibigori, ndetse bamwe ntibari barangiza. Niyo mpamvu mwabonye tuza hano dukererewe, turi muri iyo mirimo yo gutera ibigori ndetse n'ibishyimbo, nubwo imvura ari nkeya, ariko ubu niwo murimo turi mu gukora, ndetse tuganihindura n'urutoki. Ibyo ni byo turimo. Byatewe n'iki kugira ngo bamwe babe bagitera abandi ndeba ibyara? Imbuto cyane cyane z'ibigori ntago turazibona neza, nizo dutera turagenda tuzibona buhoro buhoro. Ubundi se muzikura he? Ubundi tuzibona iyo ziturutse ku murenge, goronoma akazituzanira, ariko niba ari impamvu y'uburyo bwo guhuza ubutaka bikaba bigenda binyura mu mpande nyinshi, ni ukuvuga ko iyo tubiboneye kimwe bituma duterera kimwe umurimo wacu. None ntimwabiboneye kimwe? Ntabwo twayiboneye kimwe. Hari abibonye mbere n'ababibonye nyuma. Ubwo iyo mubajije abayobozi banyu babwira ko byagenze gute? Batubwira yuko biri mu nzira, biri mu kuza, biri mu nzira, biracyari mu ndege. N'ifumbire bikiri hamwe rwose. N'ifumbire mbese ntiyaje? Ifumbire iyo yamaze kwagera, ariko izo mbuto nizo zitari zaza. Hari umuntu hano nabonye ameze nk'umujyanama w'ubuhinzi, nibyo? Mumpere sa ifumbire ngo yaraje ariko imbuto ntiragera hose. Murakoze. Nitwa Bizimungu Martin, nkaba ntuye mu mudugudu wa Nyakagarama, akagari ka Mbogo. Mu by'ukuri nk'uko babibabwiye turi muri sizo A. Mu by'ukuri hano rero imbuto dukunze guhinga cyane mwabonye imbuto zo bazivuze aho hantu. Uriya musaza Emmanuel yaravuze ati bamwe barazibonye abandi ntizirabageraho, byagenze gute? No kubera ko iki gihe imbuto ntabwo zakunze kuboneka mu buryo bwihuse, bitewe nuko hari ba rwiyemezamirimo ku bijyanye n'imbuto zatinze kubageraho kugira ngo dufate izo mbuto. Isubundi ziva he? Izo mbuto zigenda ziva hirya no hino mu gihugu, inaha rero ntabwo zakunze kuboneka neza, biba ngombwa ko zituruka ahandi. Haba umuntu yavuga ko mwakerewe ihinga noneho rero? Igihe cyo gukererwa ihinga cyo kiragaragara ko twatinze gutera, bitewe n'igihe cy'imvura nkeya, namwe murabibona, haziramo ndetse n'ubukererwe bwo kubona izo mbuto. Murakoze cyane. Agronome nawe uri hano? Okay, Giti farahari. Giti, imbuto ko yatinze kugera ku baturage bite? Murakoze cyane. Abaturage ntabwo tuza kuvuga ko batinze guhinga, kubera ko abashinzwe ubumenyi bw'ikirere batubwiraga ko twebwe tuzahingira imvura y'ukwa 10. Kandi imvura nibwo ikigwa rwose, nibwo kwa 10 ubu ngubu nibwo itangiye kugwa. Abaturage rero b'imbuto abenshi barayibonye, aho waciye hose barahinze, ibigori byatangiye kumera, ibishyimbo byameze, n'abandi n'ubu ngubu baracyatera. Harimo n'abataratera nyine, hari abo byameze abandi ntibaratera, kandi bumva barimo kuvuga ko hari naho itaragera ahubwo. Nicyo ndimo ngusobanurira. Gusa iki gihe mbw'imbuto yabaye nk'ikereyeho gatoya, byatewe n'iki? Kubera ko hari imbuto yaje izanwa na labo, barayipima basanga ubu todo de germination, ubushobozi bwayo bwo kumera atari bwinshi. Kubera ko ibigori birimo guhingwa ni ibigori byatoranijwe kandi bihingwa rimwe gusa. Byatumye rero dusaba abaturage kwirinda gutera imbuto zabo basanganywe, kubera ko iyo uyiteye ntabwo imera, bagategereza imbuto zatangwa na labo. Hajemo rero n'akandi kabazo. Ubundi mu myaka yashize hakoraga ba rwiyemezamirimo, akaba aribo batanga imbuto, haza kugaragaramo imbogamizi kubivana kuri ba rwiyemezamirimo babishyira mu nkeragutabara, nabyo bisa nk'ibidindizamo ako kabazo. Gute? Ntabwo ndi kumva. Ba rwiyemezamirimo ntabwo ari bagitanga imbuto? Oya, ubu imbuto ziratangwa n'inkeragutabara.
Inkeragutabara ubwo ni company Inkeragutabara niyo yatsindiye isoko ryo gutanga imbuto. Niyo yafashe isoko ryo gutanga imbuto. Aha. Noneho rero izo processes zo kuvana ku masoko y'abarwiyemeza mirimo ngo bizize mu Inkeragutabara naho hazamo akantu k'akabazo ariko bimbutira hari abaturage batangiye guhinga nta kibazo. Reka mbaza abaturage ese ubundi imbuto muyifatira he ubu ngubu nk'umuturage wa hane Mbogo imbuto muyifatira he? Mumbwire ntago muhinga. Yego tuyifatira mu kagari. Amazina yawe ariko ujye banyitabye Imana Toneste mu mudugudu wa Kabuye. Imbuto yakusanyirijwe ku kagari ka Rubona to yakwifatira. Akagari ka Rubona? Kandi mwebwe muri Mbogo? Ariko kugira ngo abaturage bose abashe kuhakusanyirizwa byawe ngomba ko bayegereza kunuza kuri site imwe yafiya kwendayo. Ni hafi yacu nta birometero byinshi birimo. Nifumbire nta kibazo. Nta kibazo rwose. Hanyuma si urebye igihe yaziye n'igihe imvura yagwiriye urabona nta gukererwa kurimo? Nta kurema kuko imvura yacu yaratinze. Yaziye rwose ikenewe kuko imvura imiragwa turimo turabikoresha kandi bizakunda. Okay. Imvura ntacyo bya byose nkuko yaravuze ko bavuganye n'ubumenyi bw'ikirere. Nahoze nibaza ese iyi imvura iguye cyangwa yitinze kugwa kuki mudahenga mu bishanga? Nta bishanga mugira? Kuki mudahenga ibishanga? Murakoze nitwa Sibomana Stanislas nkuko nahoze mbivuga kare. Mu mudugudu wa Nyakabungo nukuvuga ngo ibishanga kugeza ubu nicyo cyerekezo turimo. Ubu twakoresheje uburyo bwo gushyiramo amakoperative. Ubu niyo turimo gukoreramo ku bantu bagiye bishyira hamwe ku buryo bwo kugira ngo dukuremo umusaruro mu bishanga. Ubu hari igishanga cyitwa Nyamugari aho bita hariya Zambonwa. Kugeza ubu tuhafite amakoperative ngira ngo agera kuri 3. Ayo makoperative yose niko akora muri icyo gishanga ku buryo buri bantu bishyize hamwe barenga nka 20 noneho bafata imirenzo runaka tugenda tuyihinga. Ubu turimo turayibyutsa tuyiteramo imbuto z'ibigori dugamije no ko zateramo soya. Ni ukuvuga rero iki gikorwa nicyo turiho ni nacyo twimirije imbere kugeza kuri uno munsi uretse ko dufite amahirwe make imvura irimo kugenda idutenguha. Ibyo bintu niko turimo kubyubahiriza no kubikora. Hanyuma se mwese mu makoperative se? Abenshi turi mu makoperative. Ariko ntabwo navuga ko ari bose 100%. Hari abashoboye kwishyira hamwe amakoperative turayubahiriza turayakora ndetse mwe harimo n'abatari bayinjiramo kugeza ubu batari bumva neza icyo kintu wenda uko kimeze ariko kugeza ubu abenshi barabyifuza kandi barimo kubikora. Ubwo utari muri koperative nta murenzo nta washobora kubona? Oya nta murenzo ashobora kubona kubera ko abantu iyo bishyize hamwe ni ukuvuga ngo bakorera hamwe ku buryo abantu bagiye bafite abayobozi bacu bagiye batugira neza bagenda batugabanya imirenzo ku buryo abantu bagiye bafatamo udupande ku cyiciro runaka abantu tugenda dukora ku buryo buteye buryo. Uko guhinga muhingira mu makoperative muhinga igishanga wowe nkawe uyirebye ubona inyungu mu gifitemo nk'abaturage arizi? Bose mu by'ukuri inyungu tugifitemo iyo tugihinze uretse gusa ko tutangiye vuba ntabwo twari twageze igihe cyo gusarura ngo tumenye ngo umusaruro uvuyemo n'uyu ariko turimo kwitegura ko mu gihe kiri imbere tugize amahirwe imvura ikagwa kugeza ubu twizeye ko tuzabonamo umusaruro udufitiye akamaro kandi ugafitiye n'abanyarwanda bose muri ibigori tusanga ari ingirakamaro kurusha ibindi byose turimo tugenda dukora hirya no hino. Niyo mpamvu twahisemo guhinga imbuto y'ibigori ko mu gishanga iyo duhinze ibigori bikera tubona umusaruro uhagije kandi tubutse kubera ko dukoresha imvaruganda dukoresha ibigori tuvanye hakurya ara nkuko babibabwiraga by'indobanure kugeza ubu nibyo turimo gukoresha. Valentin yego hano hari umuvandimwe ku kibazo cy'ubushobozi afite ibyo abivugaho. Ku kibazo ajye yigira imbere ega televiziyo nazo zimubone. Ku kibazo cy'ifumbire n'amazina nitwize Vincent ariko ikibazo cy'ifumbire nicyo kintu kitugora cyane. Bitese kandi hari ugiye bazana imbuto y'ibigori ngo ni nkunganire abaturage bose ntibashobora ubushobozi bwo kugira gute kuyibona. Niba agafuka gahagaze mu 25 bakavuga ngo ese Vincent wimbwira ngo niba mbwira ibiba
imbuto yije muyifatira kuri angahe, ifumbire yije muyifatira kuri angahe, iyo nkunganire umuturage yishyura angahe, mbwira ibiba ikibazo rero dufite kubona ifumbire nicyo kintu kibazo kitugora. Nyine mbwira ukuntu bigenda kugira ngo uri ifumbire bigenda gute. Nk'ubu rwiyemeza mirimo ari hari ari rubona kujya kumuhiga kugira ngo ubone ifumbire ni ikibazo kigoye. Ujyayo akakubwira ati nayibuze yashize, urumva hanyuma niba ari nkunganire, urumva umuturage udafite amafaranga biramugora kugira ngo ayibone. Biramugora kuko hari kure, biramugora kuko ari stoke nkeya, biramugora kubera ko kuyikurayo utishyuye ntago bayiguha. Niba ari nakubwiye naguhaye urugero, niba ari 25 ubwo udafite 12,500 ntago bayiguha. None se ko wumva nyine ifumbire iracuruzwa na rwiyemezamirimo. Rwiyemezamirimo ni umucuruzi, gucuruza bivuga ifaranga. Babagabo nawozemo nabo bara amafaranga hanga. None se niba udafite amafaranga uragira ngo ugende gute? Ni ikibazo cy'abaturage nyine dufite cyo kutabona ifumbire. Ubu bazajya bayigurisha nk'ibyiciro by'ubudese. Baduha ifumbire babakope tuzishyure twejeje. Nta giti kiri kitubwira abaturage barakennye ku buryo badashobora kubona 12 byo kugura ifumbire. Ese ubwo ngubwo vesa muhitamo guhinga ntayo muhingishije rero? Ntabwo nza kwemeranya na Vensa kuko Vensa ari mu bantu bishoboye baba muri uyu mudugudu n'aka kagari. Abaturage babikubwira uriya n'umuntu wishoboye. Ntabwo abaturage baraniwe kugura ifumbire, ndetse uriya mugabo yahoza abasobanurira neza nuko icyo gishanga batangiye kugikoresha ubu ngubu, ariko dufite gahunda yuko uko bari mu makoperative bazajya beza, bamara kweza bakagurisha umusaruro ariko bakazigama kuri uwo musaruro n'amafaranga azakoreshwa bagura ifumbire n'imbuto ku yindi sezitaha. Iyo rero ni politiki iriho. Ntabwo ntekereza ko hari umuturage wananiwe kugura ifumbire uretse wizeye urimo guterana ububyara nawe. Ariko Valentin nyamara banza ngo iyo ngiyo yabuze ngo hari ukundi babigenza. Hano hari umuvandimwe ushaka kugira icyo bivuga. Bari yaranje akababwira uko yiyara, cyangwa bambuka ishyamba bakajya hakurya. Oya ntago twambuka ishyamba ngo tujye hakurya. Ifumbire y'inka nani y'imvaruganda ishobora kubura, ariko noneho kubera ko twe abantu benshi turoroye turiyeranja tugakoresha ifumbire inka ko gira inka ageze kuri buri wese. Iyi mvaruganda ibuze rero dukoresha y'inka, umuntu ujya uterera aho ngaho ntibibaho. Ariko se iyi mvaruganda iyo utayikoresheje kandi nuko wenda agronombe atari ahangaha batubwira ko habaho kuvanga ifumbire y'imvaruganda n'imborera, ubwo wumva uhinze nk'uko leta ibishaka? Nyine bakubwiye ko hari abafite ubushobozi bukeya bwo kuba babona ifumbire, kandi kuko sibanga twese ntago tunganya ubushobozi. Kandi gitifu avuga ko nta muntu wabuze amafaranga yo kugura ifumbire. Yewe reka dukomeze. Yewe ariko ikibazo cy'ubushobozi kiracyakomeza. Aravuze ngo yewe ariko burya hari icyo bivuze. Nitwa Sebazungu Emmanuel. Yego Manuel. Mu mudugudu wa Kavumu. Twebwe tubona yuko iki gihe hari abantu batishoboye. Abantu batishoboye ntago bashobora kubona ifumbire. Ese abantu batishoboye muvuga nabo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe? Ari no mu cyiciro cya gatatu nabo barimo abantu batishoboye. Mva kandi byashoboka gute? Umva ngubu byashoboka gute ko mwebwe mwicaye iwanyu mu kagari mu mudugudu mugashyira abantu mu byiciro, mugafata umuntu utishoboye mukamushyira mu cyiciro cya gatatu kandi rimwe mwabikoze? Byarakozwe ariko rimwe mwabikoze? Nitwe twabikoze. None nitwe twabikoze. Ariko mu Kinyarwanda baravuga ngo manika gati wicaye wajya kukamanura ugahagarara. None ikintu mvuga, yego twebwe ifumbire ntayo turabona. Mubu twariyandikishije hafi ya twese ntayo turabona. Byagenze gute? Kubera ko ifumbire ngo bayijyanye irubona. Rubona turayikandagirayo bakatubwira fata mikoro neza gute. Baratubwira ngo ifumbire narebe kuri iyo nuza ararebana n'icyo kintu cy'amavu gituma isakuza. Noneho bakatubwira ngo ifumbire irubona. Twagira ubona bakatubwira ngo ifumbire yashize. Ngo nta ngifumbire zarashize. Kandi twebwe twabonye ibigori batubwira ko ibigori bitaraza ni no kwigurira. Ukuri ni ukuri, njyewe mvugisha ukuri.
hano baravuze ngo urabeshye nje ndavugisha kuri ibigori narabiguze warabyiguriye narabyiguriye nukubera ko wagiye kubishaka kwa rwiyemezamirimo usanga bidahari uhitamo kwigurira nahisemo kwigurira kubera yuko ibigori nari nabibuze none se ko rwiyemezamirimo ari umwe ubicuruza wabiguze nje nabiguze mu isoko waguze ibisanzwe naguze ibisanzwe nibyo nari nateye uyu mugabo aravuze ngo urabeshye nitwa Bimenyimana Jean Pierre ariko ikibazo urimo kuba kibigori uravuze ngo uriya mugabo arabeshye baranimo kuvuga basa nk'abana rega ahubwo ikibazo cyabayeho rwemezemo wacu irubona twebwe kano kagari kacu dufite igihingwa kinini cyane cy'urutoki noneho hajemo politike yo guhinga igishanga bituma twese afite imibande dutera ibigori ivuze politike uvuze iki ivuze ngo hajemo politike ntawe kandi tuzi gukoresha igishanga politike ni gahunda yo guhinga igishanga ariko ivuze politike mbonye uvuze politike mbona abagore batangiye kugira gutya noneho ubwo ngubwo yaraje ifumbire yaraje n'ibigori biraza bwa mbere duhita tuyifata twese tubimarayo ubwo byaje byari niba wibuka neza ni mu mezi kwezi kwezi kwa 9 kuko abambe bafite ibigori bimaze kujya amababane bita bishirayo kugira ngo rwemeze mu njya bivane hejuru muri rabu ubwo abatari bifashe imbere urumva nyine nibo bagitegereje ariko abandi bafite imyaka mikuru ubu nubu baracyategereje harimo urajya ukayiba kuvuga ngo izaza ubu izaza namwe muracyategereje mereza mikoro uyu nguyu mbwire nawe donc abambere babaye inkwakuzi baguze imbere mu kwa 9 ibigori bifite amababi 4 mwebwe bimeze bite waje nkuko barimo babivuga imbuto ifumbire gutyo bigenda bitindatinda musukuri ntago ari ikibazo cy'ubuyobozi dufitanye ikibazo na rwiyemezamirimo abantu rwiyemezamirimo nindi bamwita rwibasira no wahari yirubona ngo rwiyemezamirimo we ashobora kuba afite ubushobozi buke bwo kuzana imbuto ikenewe aragenda akazana imbuto akazana n'ifumbire tugatangarizwa ngo imbuto yaje ariko mu kanya gato wagerayo nka nyuma y'iminsi nk'ibiri akakubwira ati nta mbuto ihari nta fumbire ihari no uvuga ngo kubera ko hari yirubona abaturage benshi baba bahinga ibigori nabo baba bahinga n'ibyo nane n'amafumbire bayakeneye akunze kuyizana kenshi hari abantu bayikeneye benshi baruta ifumbire yazanye ubwo n'imbuto yazanye ubwo bivuze ko hanayigurishiriza mwatonze umurongo ngewe ngiye inshuro 3 mbabwiza ukuri ntayibona kandi nyekenewe kandi ndi mu bantu bujuje fishe mbere bayisaba ariko bidasobanuye ko hari abagiyeyo bakayizana abagezeyo bagahuza n'amahirwe yahageze barayibonye ariko hari abandi n'ubu bagitegereje bitari ubunebwe bw'abahinzi ari ikibazo cy'uko rwiyemezamirimo azana gakeya kagashira eje agasubira kuzana kandi ubwo umuhinzi wagiye umunsi akakabura yazategereza kujya yeje agasanga niraza yagendeje ubundi agasanga ko yarayazanye tayari kamaze rimwe na rimwe akanarambirwa kamera nka wa mugabo umwe wemeye kujya mu isoko akagura ibyo abonye hari abagenda bakagura ibyo babonye hari n'abandi bantu banyenuka gutya bakajya muri Kayonza nkuko bababwiye hari umurenge wa Rukarahari duturanye hari abandi ba rwiyemezamirimo ifite pe usanga banafite nyinshi bacuriza ara kuri santere yaho biti Kigali hari abandi bayibiyeranje bakanyuruka bakagenda bakazana ifumbire bakazana nayo niyo mbuto nziza kandi ivuye muri rabu bakoresheje ubushobozi bwabo ariko byumvikane ko wa wundi udafite ubushobozi mu kiciro cya 3 na ni icya mbere ntago yayibona kuko ntiyayigondera wazategereza nkunganire yo kwa rwibasira wenda turamugarukaho tumwumvi mwebwe muri make urebye uburyo abahinzi bahinga urebyeho igihe kigeze urebye igihe imvura yatangiriye urebye abahinze mbere urabona kubona imbuto inaha ngaha bibangamiye abahinzi kubona imbuto ntago numvise ikibazo neza urebye hari abahinzi hari umugabo watubwiye ati ibyambere bifite amababane hari abandi bagihinga hari abagitegereje guhinga urebye wowe iwa mudugudu ari abahinze n'abatarahinga cyangwa se n'abagihinga mubona ikibazo oya ntago cyari cyageraho gikabije kibangamiye abantu cyane ko n'ubundi twabanje kubura imvura n'ubumvise na gitifu yabisobanuye ko mubagiye mu bijyanye n'iteganya-gihe ababishinzwe bavuze ko bazahingira ku kwezi kwa 10 urabona ngira ngo uyu munsi tugeze tariki 13 niba atari 14 sinibuka neza n'abateye imbere rero ntaho byari byagera uyu munsi imbuto ibonetse uwahinga ntago byabuza kugendana no wateye mu byumweru nka 2 bishize kuko nk'ugira imvura ziguye nta byumweru 2 byari byashira cya 3 tugushije imvura n'uwatera uyu munsi cyangwa no mu cyumweru gitaha bazagendera rimwe rwiyemezamirimo aramutse tuboneye ifumbire n'imbuto kugiye tugatera ariko mutarajya kwigurira ubona mwayiguriraga he ifumbire niyo mbuto
amaze igihe kirekire cyane ayigurisha, ariko hari n'ubundi hari umusaza bita Karango yigeze kujya yigurisha hano mu Rw'Ume gitoya bikanatworohera. Ahubwo ubonye niba n'uyu munsi bongeraga bakamuha isoko akongera akajya yidushakira, nibura tukajya tuyibonera ahantu bugufiya, cyangwa se we yaranageragezaga akayitugezaho mu buryo bworoshye cyane. Ariko wowe wirubona ashobora kuba afite isoko rigari n'ubushobozi bukeya, tukayibona mu buryo bugoranye rwose. Giti, uyu rwiyemezamirimo mwebwe nk'ubuyobozi mubona abaturage bafite ibibazo, mwigeze muganira nayo ku kibazo cy'ubushobozi, ababwira ko bimeze gute? Urakoze, ikibazo ntabwo ari rwiyemezamirimo, kuko rwiyemezamirimo nawe ntabwo abona imbuto. Ikibazo ni inde subwo? Ikibazo ni imbuto yabaye ikibazo ku nzego zo hejuru, ku nzego zose. No kuva ko muri lab nta mbuto ihari. Natangiye mvuga ngo hari imbuto yaje dukurikije mu nama itegura igihembwe cy'ihinga uko batubwiye ko hari imbuto yaje ije ko bayipimye basanga itujuje ubuziranenge bwo kumera. Yego, wabisobanuye. Biba ngombwa ko bongera gukomanda indi. Iyo rero niyo igenda iza mu byiciro, ikaza ari nkeya. Noneho bigakubitana nuko abaturage bacu bamaze kumenya nk'uko uriya byise politike, kumenya guhuza ubutaka no gushaka guhingira igihe no gukoresha ifumbire no guhinga ibigori. Ubundi ntabwo ari umuco bari bafite nk'uko bakubwiye. Noneho ya demande y'abaturage irusha imbaraga rwiyemezamirimo nk'uko yari asanzwe abikora mu minsi yashize. Ariko ubundi ntabwo ari si ikosa we afite, si imbuto yenda yabonye ngo yaga kuyitanga kuko nawe n'amafaranga ashaka. Ni ikibazo cy'imbuto yabaye nkeya, igenda iza ku buryo budasobanutse, budashimishije ugereranyije noneho n'ubusabe bw'abaturage. Kubera ko bageze igihe cy'ihinga ubu barasaba ari benshi. Ni ukuvuga ngo rero ikibazo gishobora kuba kiri muri lab. N'ubundi n'ikibazo twagishakira. Ikibazo ntabwo kiri hano kuri rwiyemezamirimo, ni kiri ku baturage, ni kiri ku karere, ni imbuto, kuko twese tuba dusaba buri munsi. Ndibuka mu cyumweru gishize nigeze kuvugana n'uyu mugabo bangejeho ikibazo cy'imbuto, nanone bafite koperative nabo, mpamagara Rw'Imbogo. Mpamagaye Rw'Imbogo bambwira ko hari ibigori byari biriyo, ariko kuva kugera Rw'Imbogo naho basanze babimaze babirwanira babitera. Ni ikibazo cy'imbuto itaraboneka ihagije cyane. Abaturage bafite ubushake bwo guhinga, natwe turimo turarwana. Bigatuma rero abaturage bemera bagakora urugendo bakajya za Kayonza no gushaka ahandi hose babona iyo mbuto. Kayonza rega naha hano hajya ni muri Burundi, ntibakubwira ngo urugendo ngo ugire ngo ni kurenda umanutse aho ugere Kayonza. Nuko ari imbibi gusa, ariko naha ngaha ntekereza ko ahubwo nahi Kayonza ashobora kuba hafi kuruta kugira ubona. Ntabwo nda ubwo niko bimeze rero. Ni ukubaza ibyo byose itangazamakuru ngira ngo nicyo bari maze, nibi ikibazo kiri muri lab, ubwo ngubwo abanyamakuru bari hano barabyumva. Ikibazo mfite kiri ku bigo, kiri ku gishanga n'ibigori. Okay, ngaho bigire vuba, gira vuba. Reka muri make ngiye mureke twumvikane. Igishanga n'ibigori ni ikibazo, ni amakoperative yagiyemo arimo, ariko dufite ikibazo cy'amakoperative mu gishanga. Koperative iraza igahinga ikegura umurorwa, abaturage tukajya kuvoma tukabura amazi. Nta mazi dufite mu gishanga. Niho tuvoma, ntago tuvoma. Muvoma amazi y'igishanga? Amazi twarayabuze, tuvoma amazi y'igishanga, tugera mu gishanga tugasanga amakoperative ibishanga yabirengeje yeguye. Muceceke twumve. Niko muvoma amazi y'igishanga? Tuvoma amazi y'igishanga. Mu mwaka wa 2016 tuvoma amazi y'igishanga. Oya. Tuvoma amazi y'igishanga. Abaturage barahani babivuze. Muceceke twumve. Tuvoma amazi y'igishanga. Muceceke twumve, twumvikane. Komeza. Nta robine tugira. Nta robine mugira? Ntazo tugira. Muvoma mu gishanga? Tuvoma mu gishanga. None n'abahinzi mu koperative nabo amazi baragatwaye? Barayasibye. Bagira gutya bagatega buhira ibigori byabo. Murabona muri kino cyiciro cy'izuba twahuye n'ikibazo, twabuze amazi, twagiye kuvoma, tugeze ku mugenda aho tuvoma dusanga amazi bayakoteye buhira ibigori na soya. Barejeje pe, ariko abaturage twaguyemo twabuze amazi. None mubigenza mute? Nukwihangana. Mutekesha iki? Ni ikibazo. Tuvoma mu gishanga n'ubu, ariko turavoma amazi mabi. Muvoma amazi mabi. None ubu ngubu ijerekani y'amazi nangaye igura ngahe? Ijerekani y'amazi biragura amafaranga 200. 200 y'amanyarwanda. Kugira ngo yabone na amafaranga 200, nabwo ni rwiyemezamirimo ujya kuyashaka n'igare rye, ni umuturage n'igare rye. Rwiyemezamirimo n'igare rye, aranyonga akajya kurakazana amazi. Ariko ngubwo iwawe ukoresha amajerekani angahe ku munsi?
ngewe iwanjye nkoresha amajerekani 2 bitewe n'ubushobozi bwanjye bukeya mfite kuko amazi narayabuze ntayo mfite amajerekani 2 bwo abana barayakaraba bakajya ku ishuri ukabona yo haye inka ukabona natetse nayo mwanyoye nuko yagera ubwo abana bakaraba nkakangahe mu cyumweru nukuvuga ngo niba umwana agiye ku ishuri no kwihungura ku birenge yihungura aho ajya kwiga nagakaraba pe kuvugisha ukuri ntago byica umutumirano oya rwose tuye tuvugisha ukuri kuvugisha ukuri ntago byica umutumirano ikibazo cy'amazi ndumva ari undi muntu washaka kuva ku mazi ikibazo cy'amazi gihagaze gute okay manzi aho ngaho ngo aravuga kuki ku mazi tuvuge ku mazi murakoze cyane nitwa Emmanuel Nsabimana noye mu mudugudu wa Nyakagarama nkuko bagenzi banjye barimo kubivuga ikibazo cy'amazi kirakomeye muri aka kagari twabonye amazi ku muyoboro waturukaga za Byimana barotse kubafata hano ku Muringa nkuko babivuze ubwo hari mu wihe mwaka haciye igihe ucishirije urebye ni nka 2003-2005 aho ngaho amazi meza nivuga ko rero nubwo mva bavuga ngo amazi y'igishanga nayo ngayo kuyabona biba ni nk'amahirwe kuko umwana amara kuvoma inka zikaza zikakandagiramo nazo zikanyweramo abana bagakomeza gutyo bakavoma uko aba ameze nuko tuyakoresha ni ikibazo rero mu by'ukuri dufite cyihare muri aka kagari ka Mbogo ntabwo ari ikintu kije vuba ahubwo ni ikintu kimaze iminsi ubwo urumva ko dukwiye ndabyumva ariko ndashaka kumva abamama burya iyo abantu b'abagabo bageze aho babona ikibazo cy'amazi abamama bo biriranywa n'abana bakarabya abana bateka bimeze biti nta mama watubwira ikibazo cy'amazi ko kimeze n'ahangaha tubwire nitwa Mukantare Stefania yego Stefani ndi umukecuru urabireba uretse ko nturanye n'abantu bubatse ibigega umukecuru w'umusirimu ariko umukecuru w'umusirimu ndagerageza abaturage duturanye bubatse ibyo bigega ariko ibyo bigega nabyo biba birimo inzoka ntiwapfa kwadukira ngo uyanywe ariko ikibazo cy'amazi buri kuririmba imbyino tubyina hano tuvuga amazi nta muntu wigeze yicaye amatiyo y'amazi amazi yaje mu 2003 nari hano mu Rwanda ese iyo mubwira abayobozi banyu babwira ngo iki abayobozi nabo bamudugudu bayitivu tugari nawe turagutumye ngiye ntago ndi umuyobozi ariko ngewe ubwo muntu mye nacyumvise uri umunyamakuru inka za rubanda zirabizi twarabivuze ejo bundi abadepite barabizi ikibazo cy'amazi inzoka nimubona ziduhiritse ntimuzabaze kandi impombo zarashwanyaguritse muzireba ese mwebwe mwakoze iki impombo twarabafashije mu kuzitanga nta muganda mukora kugira ngo mwebwe nawe mushyira akanyu umuganda tuzi gukora umuganda cyane abaturage bamboga ureba bazi gukora bazi kwikorera n'umukecuru nkanjye ureba nzi gufata isuka nkabakurikira tukajya gukora nyine mwakoze iki amazi twarakoze ibyo dushoboye ariko ntitwari tuzi ukuntu bacomeka izo mpombo ngo tujye kuzicomeka cyangwa se tuzicomokore amazi ashobora kuba yarapfiriye iriya Byimana aho bayakura ariko se mama koko ikintu gukarabya abana ufite abana 6 bari harimo n'abadakaraba nyine bayabuze pe harimo n'abamara icyumweru badakarabye nibyo wa muntu ufite ubushobozi kuyagura arayagura utabufite harimo abadakaraba amazi ko ari iryo soko ry'ubuzima se iti murakoze cyane ikibazo cy'amazi kimaze igihe kinini ikibazo cy'amazi kimaze igihe kinini kandi ibyo bakubwira nibyo ndetse sinaha gusa buriya mu ntara y'Iburasirazuba hari ikibazo cy'amazi yenda naba naha ngaha nuko bari hafi y'imigende nubwo babona yo ngayo naba nanga ko bafite ayo bavoma yibiziba mu migende bo bafite amahirwe buriya twumvikane mureke twumva umuyobozi sibyo buriya hari ayo bavoma mu bigende yego ariko bahoze bakubwira ko hari n'ahantu bafite nibura isoko ikoze nubwo idahagije hari n'ahandi hantu hari amariba y'amariba asanzwe aya kinyarwanda nayo bakayifasha amariba yica abantu ngo yica abantu ariko ntiyacukujwe kwica abantu iyo accident iba yabaye nko kumurajya mu muhanda twaye imodoka kagonga ariko abaturage barayakoresha ariko muri rusange icyo nashaka kuvuga amazi mu ntara yacu ni aracyari make cyane rero muri gahunda dufite yo gukemura icyo kibazo ubushize bigeze gukora hari umuyoboro wavaga aho ngaho Byimana uyu mugabo yavuze
bashatse kuza hano ariko kubera ko World Vision ariyo yarefashe gahunda yo kuwukora yo kuwusana biza kutubera ikibazo kuko World Vision idakora mu murenge wa Kiziguro amazi barayazamura kuko ikorera Kiramuruzi ageze rubona nkaho yaje ngo agere hano bayakatisha ajya Kiramuruzi nayo ni makeya usanga ari intambara y'amazi n'ibidomoro n'icyo abantu ayo ngayo Perezida wa Repubulika yabahaye se ni ayo ngayo Perezida bahaye amazi bayajyana Kiramuruzi Perezida wa Repubulika yatanze amazi mu karere kose ka Gatsibo ntabwo ari muri uyu mutsi kagari gusa noneho umufatanyabikorwa wafashe we ayajyana cyane aho yakoreraga ariko ni ikibazo kizwi ku rwego rwisumbuye kuri twebwe ubu ku bufatanye n'akarere mu mihigo bashyizemo gutunganya amazi igisubizo batubwira kizaboneka kigakemuka no gukoresha amazi ya muhazi izo mpombo bavuze n'utugega duhari tumaze imyaka n'imyaniko ariko impombo zarashwanyaguritse byatewe n'iki niyo uyu mugabo yakubwiraga bafashe barayadeviye bari bakabuse isoko babona ko ishobora kuza saparinga abantu ariko kubera ko umuriro utahagera ni kure y'umuriro bashyiraho gurupe mu kumara gukoresha umuriro wa gurupe basanga ko bidashoboka barendwa kwishyura niko byagenze ibyo nibyo yakubwiraga iby'izo mpombo bari bashyizeho amazi arabura GTZ igiye wa mushinga burapfuye niki cyo yavugaga cy'impombo none ikibazo cy'amazi ko numva hari umukecuru ngo ni 2003 abandi 2006 uyu munsi 2016 nibwo kigiye mu mihigo y'akarere hagati aho ngaho abaturage babahaye bote urabona akarere hari bishinga migari gafata ndabyumva ikibazo cy'amazi ntabwo ari ikintu wabyuka mu gitondo ngo gishyire muri priority z'akarere uvuge ngo mu mwaka umwe mu mihigo y'umwaka umwe bizakemuka kuko ni budget nini boro bari bashyizemo umushinga mugari wo gufata amazi ya muhazi bakayatunganya bamara kuyatunganya ni n'umushinga twari duhuriyeho Kayonza Gatsibo na Nyagatare noneho kikaba ari umushinga uzakemura ikibazo inifuwa purututi ariko badafasha amazi ya muhazi nk'ahantu ushobora kubona amazi wazamura ahantu ushobora kubona amazi wazamura ubu ngubu uyu munsi muri iki kiganiro tugiranye n'abanyamakuru baranga umuturage uri hano muri aka kagari ka Mbugo yatanga icyizere cy'uko ashobora kubona amazi mu gihe kingana iki mu mwaka umwe mu myaka 5 mu myaka 10 ibyo byose twavuga mu mwaka umwe kuko biri muri priority y'akarere okay bavuga ko bishobora gutangira bazabishyira mu mihigo ya 2017 numva ikibazo cy'amazi ari ikindi naho abaturage bo barakitubaza buri munsi umuyobozi w'akarere tuzana bakakimubaza abadepite ejo buri twari twicaye aha ngaha barakibabajije inzego zose zirakize kandi ntabwo ari aha gusa ese giti iyo urebye ubona cyakemurwa uretse wenda kuri urwo rwego rw'akarere no kuba mwarabishyize mu mihigo nta zindi ngamba mufite zo kubaza mwafasha abaturage abo bavoma mu mariba abana babo ntibapfe icyo kibazo bazi bambwira cyo kuva mu migendere ntihazemo ikibazo mwebwe mufashe cy'abaturage ingamba twari twafashe twari twasabye abaturage nibura ko buri wese yagerageza gushaka ikigega noneho imvura yagwa abantu bagafata amazi kandi bakanayakoresha meza kuko amazi ni ikibazo noneho igihe yabita idahari imvura abantu bagakoresha ya mazi babitse ikindi turimo turavugana n'umushinga wa AAA ko baturangira nibura ahantu haba hari amasoko adatunganye noneho ya masoko tukaza tukayatunganya abaturage bagatangira nibara kuba bifashisha bayavoma ubwo rero nibyo twari turimo ariko mu rwego rwagutse gukemura ikibazo mu buryo bwa burundu abantu bakabona amazi ni kirana kubwira cyo gukoresha amazi kuko hari amazi reka nibutse abadukurikiye ko turi mu kiganiro urubuga rw'abaturage n'abayobozi ni ikiganiro cya PAX PRESS umuryango nyarwanda abanyamakuru baharanira amahoro tukaba rero turi mu murenge wa Kiziguro ni mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba nawe hoze mbibabwira ko turi hafi nago turi kure cyane rwose ishyamba rigari rizwi rya pariki y'Akagera nge ndi Valentin umire rero uyoboye iki kiganiro nkaba nunganiwe na CN Ruvugiro Emmanuel ndetse na Nkongori Safi hari umukecuru hano nahoze numva avuga impamvu mudahangayikishijwe n'amazi yo kunywa ngo mufingo munywa amata mwinywera amata ari menshi mu karere ka Gatsibo amata nitwa Mukayira Bemerita n'ubundi mu karere ka Gatsibo umurenge wa Kiziguro akagari ka Mbogo umudugudu n'akavumo amata rero tubona dutunga gusa kubera ko byatewe n'ikibazo cy'izuba twahuye nacyo ntago twabonayo kugemurira abandi
kuko izuba ryaravuye nawe urabona iyo izuba ryavuye nka ntabwo ibikikamwa neza iyo tugize amahirwe tubona yatungwa abana ariko muri iri zuba cyo kuri imvura nigwa tukabona ubwatsi nabyo birashoboka aho niho naringiye kugera ibyo byose izuba ntabwo rihoraho igihe mufite ubwatsi igihe mufite amazi imvura yaguye mubona umusaruro w'amata mugeza no ku isoko turabona tukatwara kuri dayari kiramuruzi turabona pe ariko ubu ni ku zuba ubu natwe niyadutunze kubera nayo mazi mabi tuba dufite ntabwo twatinyuka no kunywa amazi kandi turayanywa kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza mugurisha kuri dayari dayari y'ikiramuruzi manza wari undi muntu ushaka kuvuga amazina nshuti yanjye yitwa Gasana Vianney abantuye mu murenge wa Kiziguro akagari ka Mbogo ariko noneho inka baragenda bakazifata bakaziha abantu bo mu cyiciro cya mbere noneho bazibaha none se wagira ngo bazihe mu cyiciro cya gatatu koko noneho bayimuha nta bushobozi afite yahikazi gapfa noneho yamara gupfa ubwo za nka zizororoka zite kugira ngo tubone umusaruro w'amata kandi zifatwa n'abantu batishoboye uvuze ikintu cyiza cyane inka baziha abantu batishoboye kugira ngo biteze imbere kandi wa muntu utishoboye nta nabwo azashobora yanka ntazayishobora kandi yanka niba yimuha atayishoboye izapfa bizagenda gute bizagenda bite ese wowe ubona byagenda gute jewe nje ndumva rero inka n'ubundi mwakwiye kujya muziha abantu bazishoboye niba ari mu cyiciro cya mbere ariko afite n'ukuntu yishoboye wowe waba utishoboye ugashobora inyamaswa reka twumve icyo bavuga yego se ufite icyo kivugaho uriya aravuze ati inka baziha abantu bishoboye kuko ubundi umuntu utishoboye arashobora inka gute nge nitwa Gashirabake Mathias yego Mathias nkaba ntuye mu karere ka Gatsibo fata mikoro neza nkuko uyifashe nkaba ntuye mu karere ka Gatsibo umurenge wa Kiziguro akagari ka Mbogo nk'uwo mugabo Gasana icyo avuze cy'abantu barya izo nka hari igihe kigeze kubaho cy'abantu batishoboye mu cyiciro cya mbere baraziba bakazirya mbese buratse mwimvugiramo reka mbabwire uko mbyumva hari igihe kigeze kubaho jejeke twumve hari igihe kigeze kubaho byagenze gute byo guca nyakatsi abagabo bamwe yifashisha izo nka bubaka amabati ubu bakaba bafite ahantu babarizwa heza ariko nyamwinshi bafite uko bishoboye bashinja abo bakene bavuye muri za nyakatsi ko baziriye ariko nyirizina sanga perezida iyo adatanga n'izo nka inaha haba hakiri nyakatsi nta nyakatsi hari pe inka zagira inka babahaye mwarazigurishije mugura amabati muva muri nyakatsi none mwasigaye nta nka mufite ariko tubona tuyagura kuri make iritiro igura 200 nubwo ari mu zuba ku buryo umwana wawe atarwara ubworo inaha haracyaba n'umukunde n'amata y'inzoka yo kuvura umwana we hari umukunde mwinshi cyane umukunde gukunda akagukunda bakajya kugukamira se dufate umuntu umwe umusaza hano arashaka kugaruka ku kibazo cy'umukamo ndaje umukamo w'amata yego umusaza arashaka kugaruka duhuze izo nka ubuke bw'amata n'umukamo w'amata nigeze kubabaza nayo kunywa gusa nayo kujyana ku isoko mufite turayafite ariko adupfana ubusa uretse kuri iri zuba kandi kumvura yabonekaga pe ahubwo tukabura isoko ubundi se mugurisha muze ikiramuruzi mu birometero 3 reba rero kugira ngo umuntu avaha yenda udafite akagari agende n'amaguru agere ikiramuruzi yongera agaruke kandi nugerayo baguhe amafaranga adashyitse ubundi yari 170 nanjye nari umwe muri koperative yaho ndi umunyamuryango ariko naciwe intege no kujyana akaritiro cyangwa 2 cyangwa se akarindwi nagerayo nkaza narushye naza muri ya mata nagemuye bagategwa mu minsi 15 nkaza ngafata agashera hariya ejo bundi kandi nkumva nananiwe naciye ndi umwe wagemuragayo rwose ni ikibazo dufite rero cyo kugira ngo kiramuruzi se mugezeyo mugurisha nande tugurisha muri koperative muri dayari irahari ariko urumva kuva igishyushyu ugeririye mu birometero biri bigenda urumva rwose nk'ejo nkananirwa ejo bundi nkananirwa ubuse uragira ngo bazane dayari imbogo kandi mwambwiye ko abantu nka 5 bamaze kuvuga bose bavuga ko amata bayinywera ni ukubura intege zo kuyagemura ariko dayari iraha
twigeze kuvugana muri koperative bavuga ko bazatwoherereza moto ikajya igahagarara aha noneho amata bakayapima ikayatwara ibyo bintu twarabitegereje twarabibuze ni icyo rero kiduca intege yo kuyanywa rwose arahari iyo imvura yaguye. Okay, reka ngaruke kwa gitifu. Hari umugabo umwe wigeze kuvuga ati girinka ese ubundi wenda narabaza na gitifu ubundi yavuze ati abantu batishoboye bo mu cyiciro cya mbere umuhinka umuntu utishoboye azayishobora ati ubundi mwebwe muri girinka mubigenza gute ni bande bahabwa inka bigenda gute kugira ngo baguhe inka muri girinka? Murakoze. Yego mzee Valente karame. Ni byiza inka ni nziza. Iyo bakubwira ngo bazibanza abatishoboye nawe umva no kugira ngo bishobore. Nanjye niko narinzi ko nyine ari kugira ngo azamu. Mbizi ndi umunyembogo. No kugira ngo nta muntu wese yishobore. Iyo ufite inka mu rugo nukuri ukagira metero 30 kuri 30 mu by'ukuri utangira kwishobora kuko ntabwo weze imyaka ya bwaki. Kimwe cyo niyo ibyaye n'abana bawe n'umugore wawe nawe ubwawe murashisha. Ngera numva ko kubanza guha umuntu utishoboye inka ari politike wa muntu yavuze politike. Nta kibazo. Politike nziza ari politike nziza kugira ngo abanyarwanda bose bazamuke nyine. Ni nayo mpamvu mbogo bakubwira ngo ni mbogo iragira inka itaragira imbogo. Kandi nyine inangaha gutunga inka ukayibonera ubwatsi ukayibonera kurwana na ya makoperative waza bavuga uyibonera amazi gutunga inka hano ni bigusaba ingufu. Urabizi nibyo uriya mugabo avuga ati uwo muntu utishoboye bizagenda gute? Reka nkubwire inka dufite uyu munsi ntabwo ari zijya mu mirorwa. Inka dufite ni nzungu, inka dufite ni yari inyarwanda zifite ibiraro. Inka dufite zirahirirwa. Inka dufite zikenerwamo imisaruro. Dukeneramo amaganga yazo, dukenera amase yazo, dukenera ibisigazwa byazo. Niko Valente twazijyana mu mirorwa gute? Nanjye nkwibarize. Oya njye wimbaza bazuriye ahubwo ntabwo mwemera ngo rero. Wowe simbaza gasana. Wowe urumva bishoboka? Tabizi se. Dore inka ziri imbogo. Ni inka ziri mu kiraro. Ni inka zigaburirwa, ni inka zizi kwitaba zikabwirwa zikumva. None inahangaha kugira ngo umuntu abone inka muri gahunda ya girinka bigenda gute? Urakoze. Inahangaha kugira ngo umuntu abone gahunda abone inka ya girinka kandi zarahatanzwe n'ubuzira cyatangwa. Ni nayo mpamvu tugishima Perezida wa Repubulika kubera ko yakoze ibyo bintu byiza cyane. Bigenda gute ku Banyarwanda? Dore uko bigenda rero. Inka ziraboneka. Icyo bakora inama nk'iyi, bamara gukora inama nk'iyi koko nibyo ntabwo bareba ngiye ufite inka mu kiraro ngo bajye kumpa inka yagira inka. Nibyo koko batangira kubwira abaturage nimushaka umuntu ukeneye inka noneho tuzamuha inka. Aza ahangaha ku kagari noneho bakajya ku murongo bakandika udupapuro tukajya hariya noneho bantu bakaza akagenda atora agapapuro bagasanga yatomboye inka nuko akitera hejuru akivugira inka. Okay. Ariko abantu bahawe gahunda yagira inka abantu batishoboye bazifite hari abo zananiye mwabonye naha? Ntawe ndabona. Nawe Valente hari uwahawe inka hano ushaka kugira icyo avuga. Amazina ni Sengiyumve Elisa. Hano mu mudugudu wa Rw'Abihura. Ariko Elisa uri mu cyiciro cya kangahe cy'ubudehe? Nahoze ndi mu cyiciro cya kabiri ariko ubu ngubu muri ruvugurwa ry'icyiciro cy'ubudehe nagiye mu cyiciro cya gatatu. Très bien. Warazamutse wateye intera? Nateye intera aho nayivanye rero. Repubulika muri gahunda yo koroza abanyarwanda inka nahawe inka. Maze guhabwa inka ndi mu cyiciro cya kabiri ari none nasizwe mu cyiciro cya gatatu. Inka yaneje imbere. Inteza imbere nezaga umufuka umwe w'ibishyimbo ariko ubu ngubu nkoresheje ya fumbire iva kuri ya nka ikava ifumbire y'inka mvanga n'imvaruganda ubu ndeza imifuka 7 y'ibishyimbo. Niyo mpamvu navuye muri icyo cyiciro cya kabiri hashyirwa mu cyiciro cya gatatu. Haba nshima rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika waduhaye inka. Yego. Kuko hari aho twavuye habi none tugeze aheza. Ariko ko numva abantu ko mujujura murabura kwishimira ko yavuye mu cyiciro cy'ubukene akazamuka gahunda yagira inka nkuko wazo bivuga naba bandi batishoboye urumva ubuhamya ko babashije no kuva mu cyiciro. Hari akantu ngira ngo dusorezeho mutambwiye nigeze kuvuga ngo amazi nagize impungenge nyamara
amazi munywa nubwo muvoma ibiziba muyanywa atetse koko mutekesha iki ko ngenda nibajije mutekesha ibirere se mutekesha iki ikintu cyitwa inkwi muzikurayo Garante hano hari wenda kugira icyo kubwira nawe mundebere iri shyamba ringana gutya ryacanira abaturage bose batuye hano nitwa Munyurangabo Celestine ntebe mu mudugudu wa Nyakagarama mufashe neza mikoro sa avuge umurenge wa Kiziguro ku kibazo cy'amazi oya amazi twayarangije ndashaka kwibaza ikibazo cy'inkwi inkwi kugeza ubu ni ikibazo abantu ubasha kugira amahirwe kubera ko tugira insina usanga abantu benshi bagenda bakokora twa tuvobo twaguye mu ntuza akaba batekesha ibirere n'ibirere nta kibazo cy'inkwi nacyo uretse ko ubu twagize amahirwe hakaba hari umushinga waduha amashyiga yacana rumwe usigaye ubona n'urukwi rumwe ugashyiramo ugasanga biragenda neza n'abakecuru ntibakigira bari abatishoboye hafi ya bose cana rumwe ni iki ni ishyiga rya kijyambere bahaye abantu batishoboye batabasha kujya gushaka izo mero no mama adusobanurire cana rumwe icyo ari cyo nitwa Nyirabashumba Bonifrida ndi umujyanama w'ubuzima hano muri kano kagari ka Mbogo mu murenge wa Kiziguro cana rumwe n'ishyiga ryitwa Okuzomu ni umushinga wadufashije wahaye ab'icyiciro cya mbere bari mu cyiciro cy'ubukene nyine nibo bahawe iryo shyiga n'abajyanama b'ubuzima gusa rero amazi tunywa ni mabi no mu maraporo dutanga ntago tujya dutanga raporo nziza kubera ko dufite amazi mabi gusa rero iyo tugira umugisha nyine abana bakagenda bakayazana ubwo inzoka ubwo uri n'umujyanama w'ubuzima urakoze cyane ubwo inzoka ntizabazonza abana gusa amazi indwara usanga mu baturage indwara ni bakeya kuko bamwe barayateka imyumvire yacu ntago ari imwe turigisha ariko abashoboye kuyateka indwara zagiye zigabanuka ntago abana bakirwara bwacya ntago bakirwara inzoka noneho no kuri iyo gira inka ntago abana bakirwara bwacya kuko twamenye no kumenya iminsi 1000 y'umubyeyi kuva atwite kugeza ku ibyo byose mugena mubyigisha abaturage tugenda tubyigisha abaturage kandi tukanabikora tugaruke kuri ya cana rumwe kuri cana rumwe rero ubu ifitwe n'abantu bangana iki mu kagari ka Mbogo reka turebe abantu barahanga abantu mu rungu wabo bafite cana rumwe nibazamura utugi turebe yahawe abantu 175 yahawe abantu 175 mu baturage 31,100 abandi batekesha imivovo abandi bafite za rondereza none se mu musobanure cana rumwe itandukaniye na rondereza cana rumwe rero ahantu itandukaniwe na rondereza iyo ufite imyasi 4 uhisha ibishyimbo ku myasi 2 usatagura dutoya imyasi nihisha ibishyimbo ariko noneho rondereza uracana nyine usibye ko umuyaga utagenda kugira ngo bishye ariko cana rumwe tuyiteka hanze abadafite ibikoni twagize n'umugisha gitifu arahari abaturage bacyacana imivovo n'ibirere ibyo ngewe mbizi kera cyane nyifite nk'imyaka nk'ibiri nkibana na sogokuruza muri Gatsibo Mbogo kuki nanga badacana gaze hano ntabwo baratangira gucana gaze ariko bagusobanuriye ko abenshi bafite rondereza abari ahangaha abenshi bafite mu ngo zabo bafite rondereza rero rondereza subwo harya muri rondereza ubwo mushyiramo ibirere bijyamo hajyamo inkwi hakajyamo ibirere hakajyamo ibisheshe by'amase yazanka bakubwiraga abandi badafite rondereza niba abandi bakubwiye bahawe ya mashyiga ya cana rumwe bavuga yego muri aba harimo n'abafite biogaze ntugire ngo nuko yenda bagikubwiye ibirere ukumva ko bose ari ibirere ariko abo ni babandi batishoboye kandi nabo bunganiwe kubona ya cana rumwe ariko ikibazo cy'inaha ubundi ikibazo cy'inkwi muri rusange kirahaba ni nayo mpamvu dushishikariza abaturage gushaka ko babona biogaze gushaka ko babona rondereza gushaka ko ahadakoreshwa bafite ku butaka yenda bahatera ishyamba kugira ngo n'icyo kibazo cy'inkwi kigere gikemuka hari n'utundi mu bigeze kuvugaho
nyifite umwanya w'ijambo Gasana nawe naje kumva ahubwo nza gusaba ko atazongera kuzerereza inka kuko Gasana umusaza wari uri hariya gusobanura neza ko inka ziri mu kiraro zimeze neza uretse izuba yenda ryari rimaze iminsi ariko Gasana kubera kuzerereza inka ati ngewe njyana ndahura namara kwahura nkabona n'amata make kubera ko nyine ntabwo bayitayeho Gasana rwose ntuzongeye kuzerereza inka Gasana ahubwo yanavuze ko yumva abantu batishoboye hari inka zifashwe nabi kubera ko cyangwa niyo mpamvu benshi bazigurishije kugira ngo babone amabati oya abazigurishije iyo ziza kuba ari mbi ntabwo baba baravanyemo amabati nabo ntabwo twabagaya barazigurishije kugira ngo bakemure ikibazo bari bafite uwo munsi ariko uyu munsi bose twakoranye amasezerano ko bagomba kugarura inka mu rugo kandi barimo barazigarura abenshi barazigaruye abenshi barazigaruye kugira ngo biture bagenzi babo bagomba kwitura ese ubwo abazigurishije ubone niko bikorwa kugira ngo yigurishe igenda ryabaye ni ikosa ryabaye cyagiye cyo guca nyakatsi uretse ko hari n'ababyitwazaga kuko nzi ko batangaga n'amabati aho niho naringiye kwibaza ko nzi ko perezida wa repubulika yatanze amabati kugira ngo abantu bave muri nyakatsi kuki byageze aho umuturage agurisha inka yahawe muri gahunda ya gira inka kugira ngo abone amabati nicyo ngubwira ko babyitwazaga kubera ko hari abahawe amabati ahubwo none uyu munsi tukaba turimo kubabwira ngo nubwo iryo kosa ryabaye nawe uri umunyarwanda ukeneye ifumbire nk'uko muzehe yahoze abivuga ukeneye amata nk'uko muzehe akeneye no kwitura mugenzi wawe gerageza ugarure inka mu rugo twakoranye amasezerano bose kandi abenshi bamaze kuzigarura kugira ngo zibyare biture bino kuzimyicanira mu rugo donc ababikoze gutyo bakoze amakosa kandi n'amakosa bakoze kandi twaraganiriye ndetse na komite yagira inka ku rwego rwa buri mudugudu bagiye baganira babisabira n'imbabazi hari umusaza wavuze ku cyo kutabona aho wagemura amata bose nagira ngo mbabwire muzehe hariya ndatemwa dufite dayari ntimuzongere no kuyajyanikira mu ruzi ni kure twakoze gahunda y'uko imvura ubwo imaze kugubwa ubwatsi bugiye kuboneka dayari yamaze kubona ya moto y'ibita ngo ni rifani ahubwo mushake ahantu hano mwaje muhurira nayo ahangaha muri santere hano mushake urugo rumwenda rw'umutunzi aho mwajya muhurira none amata mukayakusanyiriza aho ngaho mugahurira n'iyo moto rifani ikayatwara ikagenda kuri dayari ifitanye isoko n'inyange amata akajya ku nyange kuri dayari hariyo kura amata bikwamo ntiyangirike hanyuma mugafata fishe amafaranga bakajya babahemba kuri buri kwezi na cya kibazo mwari mufite mwavugaga cy'ubukire kigakemuka ndumva rero aricyo nabwira muzehe hari akantu tugeze tuvugaho dusoza abantu ikintu kijyanye n'imbuto n'ifumbire ku bantu baba mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bariya abantu bahinga bati ko badashobora kubona iriya nkunganire bigenda gute ubundi gahunda ya leta iriho nuko abantu bose bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ibintu byose bajya babikorerwa byabanje kuri mituweli uyu munsi wa none barimo barabarurwa abatwite n'abafite abana bafite munsi y'imyaka 2 kugira ngo bajye bahabwa ibyo kurya byunganira amafunguro bafata kugira ngo turwanye imirire mibi uyu munsi abana babo barimo barabarurwa kugira ngo abiga mu mashuri bajye bafata barihirwa y'amafaranga y'abana bafatira ku ishuri urumva zimaze kuba gahunda 3 ariko niyo gahunda yo ko bajya bahabwa imbuto n'ifumbire nayiriho nako ntabwo iratangira we ntabwo iratangira barimo umurimo wo kubarura barimo kubarurwa kugira ngo urwo rutonde rushyikirizwe minagiri hanyuma minagiri bakorera ubuvugizi nabo bajye babona imbuto n'ifumbire ku buntu iyo murebye muri gahunda ziteganya bikorwa ryanyu se mubona se twakwizira nko muri sezitaha wenda nabo bazabasha kubona ku ifumbire muri sezitaha ntabwo nabyizera ariko ntekereza ko yenda umwaka utaha mu gihe bw'ikihinga gitaha ubu iryo barura ryabo riri ku rwego rw'umurenge riri ku rwego rw'utugari ryaratangiye cyangwa n'ibintu bikiri mu mapuro oya data turazifite umuntu wese wo mu cyiciro cya mbere turamufite gusa no gutandukanya ngo uyu nguyu afite umwana kugira ngo izo porogaramu zose bazibonemo afite umwana wiga afite umwana uri munsi y'amezi 28 aratwite kugira ngo izo gahunda zose tubone uko tubashyira mu byiciro yese yishyuriwe mituweli ababishyirwa mituweli abangaba babone amafaranga bafasha muri school feeding abangaba babone inyunganira ibyo kurya bibunganira mu mibereho ya buri munsi kugira ngo duce bwake
hanyuma hazeho niyo faze yo kuvuga ngo bahabwe imbuto n'ifumbire ku arakoze cyane gitifu mu nyemerere rero dusoreze ikiganiro urubuga rw'abaturage n'abayobozi ahangaha reka mbibutse ko iki kiganiro ari icya PAX PRESS umuryango Rwanda w'abanyamakuru uharanira amahoro ariko PAX PRESS ikaba igiterwamo inkunga n'umuryango nterankunga wa Norvège NPA ndetse n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB twari rero mu murenge wa Kiziguro ni mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba mwumvise aho twaganira n'abaturage ariko amazi iyo bareba rwose ubona bakeye ariko ubanza amazi yarabashavuje umutima hari byinshi rero hari byinshi biteje imbere urutoki mwumvise gahunda ya Girinka abavuye mu byiciro by'ubudehe ibyo byose nibyo twaganiraga n'abaturage n'abayobozi nyine nari kiganiro nari Valentin Umuhire ariko nkaba nunganiwe na bagenzi banjye CN Ruvugiro Emmanuel ndetse na Safi Nkongore Emmanuel reka mbashimire rero mwese mukomeze mugire ibihe byiza Imana ibarinde urubuga rw'abaturage n'abayobozi murenge wacu rero ukaba uhana imbibi n'umurenge wa Bushoki ubugeze turabatuye ibigori bye inakahako gusa ugurishizwa haba hazwa icyo gihe rero abo bafatanya bikorwa ati iyo twagize amahirwe abarundi baraza bakayitwara imyumbati ntangameze gute soko rije bigashyira ku giciro hari abashaka igiciro cyabo genda ugafata ifumbire bakakubwira ngo ni 21,000 uzishyura ngo n'amagana PAX PRESS itangazamakuru igamije amahoro